Biroroha kwizera Imana iyo ibintu bimeze neza nta bibazo bihari, ariko iyo ibibazo bije kwa kwizera kurashira. Muri iyi si, muri ubu buzima, hari ibintu byinshi abantu duhura nabyo bigatuma tujya kure y'umubano wacu n'Imana. Ibiduca intege, uburwayi umaranye igihe kirekire, kubura urubyaro, umaze igihe kinini wicaye nta kazi, urugo rwawe rwarasenyutse, ndetse n'ibindi byinshi bituma utizera, bigusubiza inyuma muri uru rugendo. Urihebye, urabona nta cyerekezo cy'ubuzima, ibyo ugerageje byose biranga. Nta kwizera ugifite, umaranye agahinda igihe kirekire kubera ibibazo. Ariko niba wizera Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ibihe ntibikagukange. Ibyo byose tuba tugomba kubicamo dukomeye kandi twizeye. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Rero hariho igihe cyo kurira, igihe cyo guseka, igihe cy'ibibazo n'igihe cyo kwishima. Ibihe waba urimo byose utitaye ngo ubimazemo igihe kingana gute, bikomereremo, ubyishimiremo, ahubwo birusheho gutuma wegerana n'Imana kurusha uko wabanaga nayo ibibazo bitaraza. Iyo ni test urimo. Rero nutakwizera kwawe uratsindwa. Rushaho kugendera mu mategeko y'Imana. Kubabazwa kwangiriye umumaro kugira ngo nige amategeko wandikishije. Zaburi 119, umurongo wa 71. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Abaroma igice cya 5, umurongo wa 3. Igihe kirageze ko tugomba kunesha ibitugerageza. Umwijima ukamurikirwa n'umucyo. Umwijima waba urimo wose umaranye igihe kirekire, umwijima w'ubupfubyi, umwijima wo kubura urubyaro, umwijima wo kubura akazi, umwijima uwo ari wo wose, kuva uyu munsi umurikirwe n'umucyo. Ntiwongere kwigunga, ntiwongere kwiganyira, guheranwa n'agahinda, kurira. Uyu munsi birangire, umurikirwe n'umucyo w'Imana. Ugire amahoro mu mutima, ugire amahoro mu Mwami wacu Yahusha, kuko niwe wanesheje isi. Kandi nawe yarabivuze ngo mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Matayo 11, umurongo wa 28. Niba se Umwami wacu atubwira ngo yemeye kuturuhura, yemeye kutumurikishiriza umucyo we, kuki twaheranwa n'agahinda? Kuki twaheranwa n'ibibazo, amaganya? Yehova Imana yacu yiteguye kugutabara. Icyo agusaba no gukomerera mu Mwami wacu, mukambara intwaro zose z'Imana. Murusheho kumara umwanya mu ijambo ry'Imana, kandi murusheho kugendera no mu mategeko yategetse. Agufitiye umugambi mwiza, numwubaha ukamutinya. Yaduhaye andi mahirwe kandi yaratwemeye. Icyo agusaba ni ukumwizera no kugendera mu nzira ze. Ndi hano kugira ngo duterane imbaraga muri ibi bihe bya nyuma. Subira mu ijambo, ushakire Imana yawe umwanya, utinye Imana, kuko ibyo nibyo bizagufasha kumenya ibyo Imana ishaka, akaba ari ibyo ukora, ibyo idashaka ukitandukanya nabyo. Mwemerera ayobora intambwe zawe, ubundi wibere mu mahoro ye. Umurikirwe n'umucyo w'Imana, kuko uri umunyamugisha. Iki ni cyo gihe cyawe rero cyo kwisuzuma, ukizera Imana, ukayigarurira umutima wawe wose, kuko kuza k'umucunguzi kuri bugufi. Ngo kandi niwe uzabakomeza kugeza ku mperuka, kugira ngo mutazabaho umugayo ku munsi w'Umwami wacu Yahusha. Bakundwa, mwiringire Yehova n'umutima wanyu wose, kandi imitima yanyu ikomeze amategeko ye. Umwubahe kandi uve mu byaha. Ubuntu bw'Imana burusheho gusaga muri mwe. Muhabwe umugisha. Haleluya, muhimbaze Yehova.